igitomati cyanjye umwumba waraye se ukaburiye se ikibasumba usaba se gitonore mutongoro ku isi yose bazi ko ari mama Sava. Si ugushidikanya uyu ni umusitari, ni icyamamare, abenshi muramuzi kandi mwaramumenye. Uyu musore uretse kuba icyamamare ndetse akaba n'umusitari, ni umwe mu bajejetafaranga bakomeye cyane hano mu Rwanda mu bijyanye no gutunganya ndetse no gukina amafilime. Uyu ni umuherwe cyane kuko ntushobora gukora urutonde rw'abakinnyi ba filime bakize cyangwa se bafite amafaranga menshi ahagije uyu musore ngo abure kuza mu ba mbere. Gusa biratangaje uramutse wumvisha uyu musore yakuye amafaranga, ukumva urugendo uyu musore yanyuzemo kugira ngo abe mu baherwe bakomeye cyane muri filime ndetse na sinema hano mu Rwanda. Byagutangaza kumva ko uyu musore yigeze ajya guhingira abantu kugira ngo abone amafaranga amujyana ku ishuri. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Jye mugiye kubana nitwa Elisa Nishimwe. Nimba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kanda subscribe. Ntibibagirwe inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Nawe usanzwe ubana natwe ukaba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cya nyacyo kugira ngo video zacu nawe zijye zikugeraho umunsi ku munsi. Iyi video nimba wayikunze kanda like. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Yamenyekanye ku mazina nka Papa Sava, Sekaganda, Ngiga ndetse n'ayandi menshi agiye atandukanye uyu musore yagiye akoresha mu bijyanye no gukina filime ze. Uyu ni umusore ufite ubuhanga ndetse n'ubwenge budasanzwe abantu benshi bagiye bamukundira, bigatuma agira igikundiro mu mbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda, haba urubyiruko, abasore, inkumi, abasaza, abakecuru, abapapa ndetse n'abamama n'izindi ngeri nyinshi z'Abanyarwanda bakamukunda bitewe n'uburyo uyu musore yifashisha akina filime ze. Ese ubundi Papa Sava ni muntu ki? Inyandiko z'amateka zigaragaza iki kuri uyu musore? Kuki uyu musore yamamaye kuri uru rwego? Uyu musore yavuye, yaturutse hehe? Urugendo rwe muri filime ni uruhe kugira ngo agere kuri uru rwego abe muri umwe mu bakinnyi ba filime batunze agatubutse cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Niyitegeka Graciane. Graciane ni umukinnyi wa filime, urwenya ndetse n'inkinamico. Gusa uretse ibi ngibi avuga n'amazina y'inka ndetse akandika n'imivugo akanayivuga. Akesha imihango y'ubukwe bwa Kinyarwanda, ni umuhanzi ndetse n'ibindi byose bifite aho bishamikiye ku muco. Niyitegeka Graciane ni umusore w'imyaka 47 y'amavuko kubera ko yavutse kwa 25 Ugushyingo umwaka w'1987. Avukira ahitwa Ikiyanzu, aha ni mu karere ka Rulindo. Avuka kuri papa we Ngarukiye Tasiyani na mama we Mukarusharaza Bernadette. Aha ngaha Icyanzu niho yakuriye maze anahiga amashuri abanza. Akurikizaho amashuri yisumbuye kuri Ese Rutongo cyangwa se Esa Rutongo, icyiciro rusange cyo benshi muzi nka Tronkom. Kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, Niyitegeka Graciane yawizwe ahitwa Iririma, aha ni mu karere ka Bugesera. Muri iki cyiciro Papa Sava yize mu ishuri cyangwa se yize mu ishami ry'ubuzima ndetse n'ubutabire, ibyo benshi bazi nka biochimie. Papa Sava afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza yakuye muri KIA, aho yize ibinyabuzima ndetse n'ubumenyi bw'isi mu ishami ry'uburezi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata, yabaye Papa Sava yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Ariko ikimara kurangira Papa Sava yagarutse mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza kubera ubukene. Icyo gihe nibwo yatangiye kugaragaza impano ye ndetse impano yo kuvuga imivugo ndetse no gusiga. Ibi byatumye atangira kujya atsinda amarushanwa agiye atandukanye ku kigo yigagaho. Maze umunsi umwe yatsinze irushanwa, bamuhemba amakayi, inkweto ndetse n'amakaramu. Iri ryari irushanwa ryo kuvuga ndetse no gusiga. Ibi bikoresho
nibyo yaje kwifashisha ajyana muri segonderi. Papa Sava akigera muri segonderi yoherejwe kwiga hirwa i Rutongo, aho byamusabaga nibura kuzinduka saa 11 kugira ngo abe yageze ku ishuri, kuko hari harimo intera y'ibirometero 5 kuva iwabo mu rugo agera ku ishuri ry'aho ngaho i Rutongo. Hari kure cyane, byamusabaga kuzinduka kugira ngo agere ku ishuri hakiri kare. Ntibyatinze, kuko ahangaha i Rutongo naho Papa Sava yatangiye kujya atsinda nyine amarushanwa yo kuvuga imivugo ndetse no kuyandika. Bituma noneho umunsi umwe avuga umuvugo arawutsinda, abantu barishima, bamuhemba televiziyo, amakayi ndetse n'inkweto. Gusa kubera ikibazo cy'umuriro mukeya wari uriho muri ibyo bihe, televiziyo ntabwo byabaye ngombwa akayitunga, ahubwo yabaye iy'ikigo. Byatumye ikigo rero kimuhemba kwiga acumbikirwa mu kigo, aba mu kigo. Papa Sava avuga ko ahangaha noneho aribwo yatangiye kubona ko impano ye ari nziza kandi yazamutunga, kuko byari bitumye atangiye kwiga acumbikirwa mu kigo k'umusore wari umukene kandi udafite ubushobozi buhagije. Papa Sava avuga ko noneho Yesu atangira gukunda impano ye cyane, atangira noneho kumva yakomeza akayishyigikira. Graciane yakomeje iririma mu karere ka Bugesera, maze akomeza gutsinda amarushanwa ajyanye no kuvuga ndetse no kugaragaza imivugo. Papa Sava agisoza segonderi yahise ajya muri kaminuza, maze ajya kwiga muri Kiye ibijyanye n'ubuzima ndetse n'ubumenyi bw'isi y'ishami ry'uburezi. Akigera muri kaminuza yatangiye guhura n'abanyarwenya bakomeye, abavuzi, abasizi ndetse n'abandi bahanzi bakomeye. Muri abo twavuga nka Dani Vumbi ndetse n'abandi batandukanye. Umunsi umwe ubwo perezida yari busura iyo kaminuza yawo ya Kiye, Papa Sava yaratoranyijwe mu bari buze kuvuga umuvugo, maze arawuvuga neza. Perezida Kagame aranezerwa cyane, arizihizwa biramurenga. Papa Sava nyuma yo gusoza ibi birori, perezida agiye gutaha, yarwaniye kujya gukora mu biganza bya perezida. Maze perezida ubwo Papa Sava yari kumusuhuza, perezida yabajije umuyobozi w'iyo kaminuza nimba abavuga imivugo cyangwa abasizi baho ngaho bajya babahemba. Uwo muyobozi yagize ati, ntago tubahemba kuko aba ari abanyeshuri bacu, tubafasha muri byinshi. Ibi byatumye perezida Kagame asabira Papa Sava, aramubwira ati, uyu nguyu mumurebera agafanta. Papa Sava yarishimye cyane, ari mu kiganiro n'itangazamakuru yarababwiye ati, ntago icyo gihe bampaye agafanta, ahubwo bampaye urufanta. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 Papa Sava yiga aho ngaho muri Kiye, ubwo u Rwanda rwari ruri mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Papa Sava yabonye itangazo. Iri tangazo ryamenyeshaga yuko hari amarushanwa yo guhimba ndetse no kugaragaza imivugo izifashishwa muri ibyo bihe nyine byo kwibuka. Papa Sava akibona iri tangazo, nubwo yari yakererewe, yahise arara ijoro ryose yandika ndetse anafata amajwi y'uwo muvugo, arangije arawurometa. Iki gihe Papa Sava yabaye wa gatatu mu bitwaye neza ndetse no mu bavuze neza imivugo, maze ahembwa 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Papa Sava agisoza kaminuza yabaye umwarimu muri segonderi, akajya yigisha ibijyanye n'ubumenyamuntu ndetse n'ubumenyi bw'isi, akanabifatanya no gukina amafilime, udutiyatere ndetse na bya byenda gusetsa kuri radiyo. Bigeze mu mwaka w'2015 yasezeye akazi kiwe yakoraga k'ubwarimu, maze yishyira neza byeruwe mu bijyanye no gukina sinema. Ibi byari ibintu bitangaje cyane, kubera ko abantu bakinanaga nawe baramusetse cyane. Benshi bavuga ko yanasaze, abenshi bajya kure mu gutebya, baravuga ngo nagende n'ubundi ntago yari kwigisha ari umusazi. Papa Sava ari mu kiganiro n'itangazamakuru yabajije ahantu impano yiwe yabikomoka, ibi bijyanye no gukina amafilime, gusiga, kuririmba ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bifite aho bihuriye n'umuco. Yavuze ko ahangaha ikiyanzu iwabo avuka, ise yakoraga ibijyanye no kwandika indirimbo, rimwe na rimwe akanaziririmba. Anavuga ko kandi ahangaha ikiyanzu iwabo avuka
hakomoka abahanzi bakomeye harimo nk'uwitwa Alexis Kagame ndetse n'abandi batandukanye. Ibi rero bituma iyi mpano akomeza nyine kuyikura ahangaha iwabo avuka ikiyanzo. Papa Sava yabajijwe ikintu cyamubabaje cyane kurusha ibindi. Yavuze ko ikintu cyamubabaje kurusha ibindi ari urupfu rwa mama we rwaje rutunguranye mu buryo nyine bw'amayobera. Yabajijwe kandi icyamushimishije kurusha ibindi. Yavuze ko ikintu cyamushimishije kurusha ibindi ari iterambere ry'iwe nyine yagezeho nk'umusore wari umukene akava mu bukene akazamuka akagera mu iterambere. Ariko akavuga ko by'umwihariko ari uburyo ubwo yahuraga na Perezida Kagame ubwo yari akiga muri KI, maze akamusabira agafanta igihe yari arangije kuvuga umuvugo. Ibi byaramunejeje cyane. Icyamunejeje si uko wenda yazamutse wenda akagera ku rwego rwiza, ahubwo ikintu kijya kimunezeza cyane ni uburyo ngo Perezida Kagame yamusabiye agafanta yanezerewe bitewe n'uburyo yakiniye neza cyangwa se bitewe n'uburyo yavuze umuvugo neza. Papa Sava kandi ari mu kiganiro na MI cyangwa se M Irene yamubajije ku bijyanye n'urukundo rwe, cyangwa se amubaza nimba yaba afite umukunzi cyangwa se igihe azakorera ubukwe. Papa Sava muri 2019 nibwo yatanze iki kiganiro avuga yuko save the date yiwe izagaragara mu mwaka w'2020. Ariko ibi abantu barabitegereje baraheba, kuko umwaka w'2020 wararangiye, umwaka w'2020 wararangiye, tugera 2021 urarangira, 2021 nawe urarangira, tujya muri 2022 urarangira, 2023 urarangira, 2024 urarangira, none n'uwa 2025 urarangira. Ibya Papa Sava ndetse n'urukundo rwe ndetse n'ibijyanye n'urukundo, uyu musore yakomeje kubigira ubwiru. Nta muntu n'umwe uzi ibijyanye n'urukundo rwe cyangwa se umukunzi we. Ibi ngibi ni ubwiru bwe. Turabashimiye cyane mwakomeje kubana natwe, mugakomeza kudutega amatwi ndetse no kumva ubuzima bw'umusitari wanyu Papa Sava. Ciao ciao.